Murakaza neza, welcome back kuri channel yanjye N051 TV. Muri kumwe nanjye Ntirenganya Eric. Rero mwahisemo neza rero uko ngiye kubereka uko wakoresha internet yihuta cyane nka 4G cyangwa n'izindi ndetse iranayirengeje. Rero tugiye kubana muri iyi video, ari njyewe Ntirenganya Eric. Ugomba gukurikira step by step uko ngenda mbikora kugira ngo nawe uze kubikora muri telefone yawe, kandi ndabizi ko biri bukugirire umumaro kuko ni ibintu byiza cyane. Rero wowe ikintu urahita ukora, uraza hano muri phone yawe, ariko reka mbanze mbibutse akantu kamwe. Hano kuri Ntirenganya cyangwa N051 TV, ndagira ngo nkubwire ubanze ukore subscribe muntu wanjye utaba waracikanwe, kandi ibi bintu ni ingenzi cyane kuri njyewe hamwe nawe. Uraba umpaye amahirwe yo kuba monetize kuri iyi channel yanjye, kandi nawe uraba ufite amahirwe yo kujya ukurikirana utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu. Rero bikore wikorera kandi nanjye unkorera, bundi Imana iguha umugisha. Rero ikintu ukora wowe, uraza muri application ya phone iriya dukoresha duhamagara, dusevinga nimero, tugira ute iyi ngiyi. Iyi application uraza uyikandeho, nuyikandaho uraba ugeze hahandi mu bantu bawe nyine. Urabona aba ni abantu ufite kuri telefone yawe. Aba bantu nubageramo rero, ikintu ukora uraza ahangaha kuri aka kantu, dukurikirane guys, dukurikirane step by step, ubundi mwirebere ahangaha kuri aka kantu dusanzwe dukoresha twandika nimero z'abantu. Aka kantu uraza ugakandeho, ukigakandaho uraza, ariko ibyaba byiza nababwiye yuko ari internet yihuta. Ndagira ngo mbanze mbereke wenda ukuntu internet mfiteho ubu ngubu indi gukoresha ukuntu igenda. Twanyarukiye kuri Chrome, wenda nawe ubanze ubikore muri phone yawe urebe itandukaniro ririmo. Wenda nk'aha ngaha reka nsacingemo youtube.com kuri Chrome, youtube.com. Reba internet mfiteho, urabona nta muvuduko uhagije ifite. Ariko njyewe ikintu ngiye kukwereka, ndakwereka ukuntu internet irahita yihuta cyane cyane. Ariko wowe uraza hano wandika iyi code ngiye kukubwira muri phone yawe, akanyenyeri. Numara gukanda akanyenyeri ukurikizeho urwego, wongere ukanda akanyenyeri, akanyenyeri urwego, akanyenyeri, wongere ukanda urwego. Si utunyenyeri tubiri n'inzego ebyiri, uhita ukanda 4 6 3 6, wongere urenzeho urwego, akanyenyeri, urwego, uhita ushyiraho akandi kanyenyeri. Ndagira ngo nkubwire, nushyiraho akanyenyeri wowe urategereza, ntago uhita uhamagara, ntago bino bihamagarwa. Urahita ushyiraho akanyenyeri ubyihorere byijyane. Ninkakandaho birahita bijya aho bita muri settings. Reka dutangire. Dore ni akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, 4 6 3 6, urwego, akanyenyeri, urwego, akanyenyeri. Ukigerayo dore ahantu barahita baguhingukisha, ni ahangaha n'ahandi. Ahangaha rero ukihagera wowe urahita uza hano kuri kano ka mbere, ni muri testing. Uraza dore ni phone information, usage statistics, wifi information. Wowe uriyizira ahangaha kuri phone information. Ukihagera dore ibintu dusanzemo ni ibi ngibi, ibi bintu. Dore ibintu dusanzemo guys, bino bintu muri screen, ibi ngibi byose rwose dore ngibi. Ibi bintu rero wowe ikintu urakora, uraza dore kano kantu, aka kabolo urabona karafunguye. Wowe nusanga gafunze ubanza ugafungura. Ukigafungura urabona hari igihindutse. Nurangiza, ukirangiza kugafungura, dore aka kantu wabaye iri n'ubwa mbere ugafunguye, wafunguye nuza airplane mode, wakoresha internet y'ubuntu kandi nayo yihuta. Si ibintu byo kubeshya bantu banjye. Rero wowe ikintu urakora, uraza ahangaha kuri aha hantu ahangaha muharebe neza friend, muharebe hano. Ahangaha uraza ukanda hano hantu ngo set preference network type, iki kintu cyose gutya uraza uhakandeho ahangaha.
hano gutya, ahantu ukihakanda dore ibintu bihise bizamo. Rero ibi bintu bijemo twe ntitubishaka, turishakira gukoresha interinete yihuta. Rero ibi bintu niho iri buve interinete yihuta nka 4G. Ukihagera uraza wikorera aha hantu handitse iri jambo do right only, ni LTE only. Ahangaha ndakeka muri kuhabona over, abantu bose murahareba ahantu handitse right only. Aka kagambo niko mbabwira. Nyuma yo kugakandaho rero dore ibintu birahita bihinduka hano hejuru do. Urabona yuko hari igihindutse aha hejuru. Ahangaha hano hejuru urabona ko amarezo arahindutse. Rero ubu ngubu iyi interineti irihuta bimwe bya danje. Ariko icyo nakubwira cyo uraba wafashe ya kode yindi wasanzemo, kuko iriya niyo nziza. Iyo urangije gukoresha imwe wenda nka interineti ukavuga uti ndashaka guhamagara, dore gutya harimo LTE only, ntago guhamagara byakunda. Reka mpamagare uno muntu witwa Omar. Ibintu bihita byikupa. Uyu muntu witwa Omar bihita byikupa, ntago bijyamo kubera yuko ntago yemera. Wenda reba nk'iyi kode ninjya kuyihamagara connection problem or invalid code, MMI code. Rero we uraza ibi bintu bindi washyizemo ubu ngubu nibyo biba biri kubuza telefone yawe guhamagara. Aha ku interinete yose naberetse ukuntu yihuta tujye kuri Chrome hano twibereye, reba youtube.com ukuntu bita binyaruka ako kanya, bita byihuta cyane. Tujye nko kuri YouTube interineti ihita yihuta, ibintu bihita bibanguka cyane. Dore iyi ni video, reba ukuntu bihita byihuta ako kanya bihita byihuta, ntago bisaba kugera rwose gutegereza nikiramo iyi video ako kanya connection zihita zihuta. Rero ariko twabonye yuko bibangamira fone mu guhamagara. Ikintu tugiye gukora rero ni ukubibuza ibi bintu. Kubibuza rero urongera ukigarukira ahandi ugakanda ya kode akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 6 6 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ukiyikanda wagarutse handi dore ikintu uhita ukora, uhita wigarukira handi twabifunguriye hano ahangaha. Uraza rero ukahakanda. Ukihakanda dore ibintu dusanzemo ahangaha. Rero ibi bintu iyo bisanzemo dore ikintu ukora, buriya nta n'uwaguhamagara cyangwa nguhamagarwe cyangwa ngo uhamagare, reka ntabwo babikunda. Dore urongera ukigarukira kuri kano kantu akangaka ngo kavuga GSM/WCDMA/LTE. ndakeka muri kuhabona mwese kuri aka kantu. Ni kuhita ukirikaho. Murabyibuka yuko cya gihe twakiritse ahangaha kuri right only niho twakiritse hano. Rero turashaka guhagarika bino bintu byihutisha interineti ariko bigatuma guhamagara no guhamagarwa bidakunda. Rero uraza wikandire kuri aka kagambo, interineti ikomeze igenda uko yagendaga, kandi ube wemerewe no guhamagara no guhamagarwa, ibintu bikomeze kugenda neza. Ariko iriya interineti irihuta cyane kurusha na 4G. Mwabonye ukuntu byihuta. Rero aka kagambo GSM/WCDMA/LTE nikuze ukikandiraho. N'ubundi urabona yuko hano hejuru interineti bisa nk'ibintu bihindutse hano hejuru. Rero guys, ibi bintu birakora cyane. Rero mwakoze, mwari kumwe nanjye Eric Ntirenganya. Tubane mu biganiro bitaha, ariko ndagira ngo rwose umuntu utarakora subscribe kuri channel yacu N05 TV mubyibuke rwose mubikore kandi mwikorera. Channel yanjye urabona iracyari hasi, kandi utuntu tw'ubwenge nk'utu tuba dukwiriye, mukwiriye kutumenya. Rero murakoze, mugire ibihe byiza friends, naho muri video z'ubutaha.